nkunda Bruce Melody kubera ko nkunda just finish ibintu bibiri bitandukanye. Kuganga kawe umutameno nanditseho yaka. Yesu we eme ibi ni iki munkoreye Maria kasibyo washunyiyemeraho uvuga kuti koraho unyisese ibitangaza by'ibyo ugiye kungeza ubetetaje ku munwa uza kubura kugana kugira inama uravuga ngo umusore ni wiki Mwasi kitoko wa yaka Mubari kitoko shiri nangaya. Yesi nizere ko mumeze neza kandi nizere ko gahunda zanyu zifashe neza kandi ubuzima bukomeje kugenda neza. Ni Emi Nyawe, iyi ni Yawe TV nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na Papa Kiroso na Yaka mwana. Nabwiye cameraman abanza afate drip zabo uko ari babiri. Nshaka kureba Yaka mbabari rugire gutya. Kiroso nawe zamura. Izi nkweto ari wowe na Yaka. Ninde wambaye inkweto nziza? Ari na Yaka. Nese urumva nakwirenga nkajya avuga ngo ni Yaka ni ngewe. Yaka ari wowe na Kiroso ninde wambaye inkweto nziza? Oya nawe ijisho riraguha. Nwese akasi ka Air Force kangaka. Iyi ngiyi inkweto bayita de boucle nangwa se bukare. Iyi nayiguriye Igoma. Mu mujyi wa Goma. None yangiye yaturutse Dubai. Yangiye niho yaturutse. Ariko umva nizari ry'Imana Yawe TV so nishimye kunyura kurana nawe. Uyu mutipe ko asigaye yifunga agafaranga yagakuye koko. Byose no kubera Imana nyine ni ikizere n'akazi nyine mba nabonye tu. Nkagera naho hose nyine nkatembera nkajya za Dubai nkajya kuzana ibyango. Iby'Imana ni iby'Imana koko. Umutipe wejo bundi azamutse zubone ndi superstar ejo bundi uzamutse. Sigaye wambara imyaka ingahe maze. Yes, rero ndi kumwe na Kiroso na Yaka mwana. Kiroso no umusitari mumaze kumenyera mu bintu byinshi, Yaka we ni ibindi ariko ndagira ngo mere kuri Yaka mwana. Amazi imisi ifite agahinda ngo abanyakigali bamuhaze Yaka uracyabihamye turagukunda. Ngewe kumpaga urabizi abanyarwanda baraharara. Niba narabasikije kuva 2019 kugeza 2021 mbasitse none aka kanya murampazi ko niba narabonaga views ibihumbi nkamansigaye mbona views igihumbi so urumva harimo itandukaniro ariko ibyo ntago byancinege nzakomeza nkore ndi umukomedie nyina filime nyarwanda ibiganiro bigiye bitandukanye interview kandi zishimisha abanyarwanda so I'm still working ndacyakora. Ubwo bishatse kuvuga ngo maze kuguharurukwa nyine no kongera ibindi bikorwa nyine ubwo bamaze kumuharurukwa n'icyo bishatse kuvuga. Yes, rero ndi kumwe na Yaka aravuze ati ndacyakomeza gukora. Kiroso hari ikintu maze kukubonaho, ikintu bita urwara ni Kiroso. Byose ni ibintu mba nakoze nyine urumva. Ibi babyita wenda ni ibyango by'umwimerere. Hari ibyango umuntu agura nk'ibi, hari n'ibyango by'umwimerere. Yes, wowe urwara rwanjye ubwanwa n'umusatsi. Urakora mu bwanwa, Yaka nawe agakora mu bwanwa. Nuko nyine marikora ngo yumve ko ari icyagezeho nyine ariko ino mutungo mba nashyizemo mba nashoye wangu. Ni umutungo kamere. Yes. Yes, rero Kiroso umaze kuba umusitari wagiye ugaragara mu bintu byinshi, wagiye ubabazwa mu rukundo, abakobwa barakubabaza, baragucanga, ubu bihagaze gute noneho umeze ute? Ubu ngubu urabona ko ndimo ngenda niyakira. Ubu nariyakiriye mba numva yuko nyine numvise ko isi ari uko imeze nyine noneho ndiyakira ubu ngubu ebana Kiroso ameze fresh nyine nta mutima mubi ahagaze fresh nta kibazo ibyo byo by'inkundo cyangwa by'abakobwa byose reka nta stress bikinera. Yes, rero nifuje yuko wakorana na Yaka mwana none murahuye murakoranye. Yaka mwana hari ibyo akuzo nawe hari ibyo muziho, ni iki uzi kuri Yaka mwana cy'umwihariko? Yaka mwana muzi nk'umuntu w'umustar kabisa wo usetsa abantu Yaka ubundi no kumubona ubwe gutya amaso ku maso tanavuze uhita useka. No umukomedie nemera cyane kabisa. Yaka urabyebera?
okay, abivuze uko abyumva n'abatanyemera ubwo niko babyumva. Cyakora we abivuze uko abyumva, kandi nubwo navuze yuko abafana batangiye kugenda bancikaho, mu giswahili baravuga ngo kutereza siyo kwanguka, kunyerera siko kugwa. So nagusobanuriye kwa musiri wakinyinda cyakomeza, I cannot stop. Ese YAKA ubona ari yihe mpamvu abanyarwanda baharara vuba bakanaharurukwa vuba? Okay, ni impamvu zabo. So icyo nabonye cyo abanyarwanda benshi arukundo bagira ni indyarya, kubeshya kwa gukunda kandi ariko kureba mu bwonko. So ngiye maze kubamenyera amukongolize ko abanyarwanda maze kubamenya, arakubeshya ngo aragukunda kandi nta rukundo agufitiye, hari inyungu agukeneyeho. Nk'aba banyamakuru impamvu ubona baduhamagara ngo ngwino tugukoreshe interview, ngwino ukine filime runaka, ngwino ujye gukina komedi runaka, ni inyungu zabo, nta rundi rukundo badufitiye. Bazi ko turi abasitari, n'ubushobozi batubona bavuga turi umuntu n'umusitari, arazwi yaramenyekanye, so tukatumunyuza imbere ya channel yacu. Sesa naboka nta rukundo ruhari. Bose icyo bakeneye ni inyungu zabo, yaba Asiya, yaba Vidi Frank, nibo bambere bamanajya hano i Kigali, ariko nta rundi rukundo bari bamfitiye, ni inyungu zabo. Niba nshutinze kuri channel yawe urabona views, ni views zawe. Niba 5,000 nkajya kunywa akazingi ka mitsingi, harya n'ikirayi cy'ijana, ubwo ibyanjye birarangiye, views ni zawe. Nta kindi baba dukeneyeho, ni views, nta rundi rukundo. So ngewe ntabwo namenera amabanga hano imbere y'abantu, ariko nta rukundo ruhari. Niyo mpamvu nakubwiye ko abanyarwanda baharara bagahararukwa vuba. Ushobora kuvuga abantu bagaseka ngo baragukunda, ariko ejo nangwa ejo bundi bakakumwaza. Sisa KIROSO waravuze ngo hari ikintu ugiye kongeraho, ibintu YAKA ari kuvuga urahamanya nabyo cyangwa biterwa n'imyitwarire umuntu afite muri industry? Icyo navuga cyo ubu YAKA batamubonyemo ubwo bushobozi nyine bw'uko asurutsa abantu, cyangwa batamubonyemo ko bamubonamo izo views, ntago bamuhamagara ngo aze nyine bamukoreshe. Ubwo bushobozi rero batamubonyemo, urumva ntibamuhamagara, sibyo? Ikindi arwaye amuhamagaye ngo ntaza agire yenda azakine arwaye, ntago ayo mafaranga bayamwohereza yenda ngo warwaye kubera ko atakoze. Impamvu bamuha cyangwa impamvu bamukunda nuko aba yakoze. Nicyo nakongeraho. Wowe ubona YAKA bwa mbere wamubonye hehe? Mbona YAKA bwa mbere namubonye ari ahantu kwa Siya, muri iriya ntuza cyakira. Yes, nuko nanga namubonye. Nge namubona no mu ma interview atandukanye, mu ma comedy, mu ma filime, kumbuga nyine nge namubona mu bintu bye bitandukanye nyine. Utagendeye uko wowe ubyumva, ese ubona ari iki YAKA yahinduye muri industry nyarwanda kugeza uyu munsi? Kuva igihe twamuboneye, kuva igihe wamuboneye, ni igiki yahinduye muri challenge ya comedy, muri challenge yo mu bindi bintu bigiye bitandukanye, gusetsa abantu mu biganiro? Niki YAKA no kuvuga ngo yagiye yigarura imitima y'abantu kubera ko yarakoze cyane, akora ibintu byo asetsa abantu, mbega abikuye mu mutwe we nyine n'ubwenge bwe yagiye akoresha, nako kugenda gutuma nyine abantu bamukunda cyane kubera ibyo yagendaga akora. Icyo navuga, afite abafana benshi cyane bamukundiye ibyo yakoze. Ubwo atakoze ntago bamumenya, ntago yakwigaragaza. YAKA wowe uyu munsi ni igiki noneho ushinja abanyarwanda ukavuga ati mwaramparaye none muramparurutse, ni inyungu zanyu mushaka? Ni igiki ubona bagakwiye kuba barakoze kuri wowe? Bo icyo navuga ngewe muri iyi industry nyarwanda, so narabasikije muranyishimira, ariko kumararukwa nta kibazo, nta nicyo bintwaye. Ahubwo icyo nakwifuriza iyi industry nyarwanda, bagabanye ishyari. Niba wenda for example ukina muri Seburikoko, undi akina muri Gatarina, undi akina muri Nyekse comedy zirari zitandukanye, niba umuntu akubwira ati mu mukinnyi wawe azamfashe ankinire role runaka, ukamumwima, iryo ni ishyari. So nukuvuga ngo muri industry nyarwanda nta rukundo rurimo,
bose baba bakeneye inyungu zabo. Icyo cyo ndakivuze ngewe yakamwana nitwa biri hanze nabanga ngira bagabanye ishyari bongera urukundo sesa. Yes, Kiroso aha hantu magaze abantu nago bahazi ariko ngize Imana mbonye Smith ndamubonye. Umugabo witwa Smith n'umugabo witwa ninde uyu ngo naye ngo w'amatuza ninde da ninde Rutambe Rutambe abo bantu babiri na yakamwana araza kumbwira hagati ya Smith na Rutambi ninde musore. Smith ni umusore urabibona ko ntuza mu byimba we ni munini kabisa. Jewe rwose nkurikije n'amaso yanjye ko mbibona Smith niwe musore rwose. Yaka Rutambi uramuzi? Rutambi ntabwo muzi ariko ndamwumva. Uryama ngo ni umusore? Ni umusore kabisa. Smith wamubonye? Bogari. Smith uri kumureba hariya. Nuriya? Urabona uriya musore? Uriya musore bavuga ngo niwe musore wa mbere mu Rwanda wateruye koko. Murebe nawe umurebe. Ikigaragara cyo ni umusore nk'uko nawe ubibona nawe ijisho riraguha. Ariko ntabwo uriwe musore wenyine mu Rwanda hari n'abandi ariko nawe ni umusore. Ubu urabona yakujyamo ubundi? Urabona Smith yakujyamo? Yaka ntabwo yamvamo. Smith ngwino hano mbabarira Smith mbabarira uze hano kuri kamera za Yawe TV. Yaka haguruka. Yo. Smith umeze neza? Fresh kabisa fresh. Yes, urabona Yaka aravuze ngo ntago wamujyamo. Yaka haguruka. Nakanyene n'ikibazo. Uyu muntu uri kumureba. None ugiye kuvuga ko ari akavatiri na fu. Smith umeze neza? Yewe nameze fresh kabisa ntari ndashima Imana. Uhuye na Yaka kangaye muhuriye wenda kuri interview? Ubwa mbere kabisa. Yaka ariko uramubona? Ndamubona kabisa. Gira ikintu ubwira Yaka. Yewe Kongs Yaka. Good chapeau. Urabona ufite fame mu Rwanda kabisa. Urumva? Warakoze niwe muntu mu Rwanda wakoze ama interview yarenze. Niwe muntu wakoze ama interview yarenze arebwa n'abantu benshi ewana. Nakubwira ngo congratulations kabisa. Thank you very much. Cyo namubwira umusaza. Smith reka nkubaze uje muri no industry uyirimo umeze neza gahunda zimeze neza waje uvuga uri umusore ni igice ubona Yaka yahinduye muri industry nyarwanda. Ese rero muranyihanganira minduye censhi kubera ikirera ahantu turi na ahantu ni mu masaha y'umugoroba nandi kubaza Smith ni igice ubona Yaka yahinduye muri no industry. Umusaza ikintu yahinduye urabona mbere twakoraga ibintu by'amafilme comedy ariko yakakimara kuza wabonye ko ibintu by'ibiganiro guhimbo dushya byariyongereye bya hatari kabisa. Uri n'umupapa yageze muri Kigali ahita umupapa. Ahita umupapa ubukwe bwe burarebwa ibintu bye byose mbese akantu ke kose tukarinjiza. No banga ubuzima bwa Yaka bwinjiza amafaranga benshi ku banyamakuru benshi cyane. Ari kuvuga ngo abanyakigali twaramuhaze cyangwa abanyarwanda baramuhaze wowe ubibona ute? Ibyo vuga nibyo ko abanyarwanda baraharara. Abanyarwanda kwanza ni imyumvira muntu wese abantu baraharara. Naguha urugero nka Jimmy Gatete urabona hari igihe yahitinze ahantu hose Jimmy Gatete cyangwa se Jepora arahitinga Amajara arahitinga Rafiki urabizi za bintu nakanga yarahitinga bye ashobora no gucana harani hagera n'umuntu umusuhuza kubera iki guharara kandi imbere ari guca hari abantu bakuzura bakamuzuraho urumva rero Yaka rwose bihangana abanyarwanda baraharara ariko uracyafite femu komeza nyine wongere uhimbo dushasha nyine kugira ngo wongere ubigarurire tu. Kiroso nande kukubaza umeze neza? Meze fresh biraho nyine. Umurura arindwi uri kumwe na Smith. Kumwe na Smith. Nta kibazo rwose. Wowe iyo wirebye ubwo bona ari ikihe kintu gishyashya wazanye muri industry nyarwanda? Ngewe ikintu gishyashya nazanye ahubwo ubu ngubu ndimo ndacyubaka. Ni we muhungu ufite abagore benshi muri iki gihugu. Ugaragara kuri YouTube Smith ndabeshya. Ni ndayambaye kabisa. Ni wowe uri ni wowe urizwa n'abakobwa, ni wowe urizwa n'ibintu byose, ni wowe uriza abakobwa barasaze. Kiro ni igiki gishyashya ufite rukumbo kimeze ute ku buryo abakobwa bani Kigali rwa ngo Kiroso. Ahubwo ubu mfite urukundo jewe
rutarimo uburyarya numva mfite urukundo cyane urabibona mfite urukundo nyine rwo kwizerwa nyine urukundo rusumba izindi nyine urabyumva kandi ikindi rero ntabwo avuze ngo ni igishya ahubwo ni umwaka unazanyemo none se ntiwabibonye ibyagiye bimbaho ntibankatiye Yes baragukatiye yaka igira hino mu marasi mifu nta kintu ari bugutwara aba bahungu baremeje ngo abapapa bose ndumva aba bose reka mbita abapapa nawe uri umupapa ubona ari igiki bari gufasha industry nyarwanda nka YAKA mwana icyo bafasha industry nyarwanda twese turafatanya so industry nyarwanda rero nabanje kubwira yuko ikibazo kirimo ni ishyari nta rukundo rurimo buri wese akurura azaniwe mbese bashaka industry nyarwanda bayigira akazu ariko dusenyeye umugozi umwe hano muri industry nyarwanda reba twakubaka ikintu kinini cyane ikibazo kiri muri industry nyarwanda ni ishyari nabikubwiye nk'ubu ushobora kuza hano naguha ikiganiro KIROSO akakugirira ishyari nava hano najya kwa Manibo akakugira ishyari nava kwa Manibo najya kwa Yawe ikintu cya jalousie nangwa se filime nyarwanda uzajye muri Seburikuku umusaba umukinnyi umwe ngo aguhe interview urebe kwa Yigo ariko ngewe nubwo bavuga ngo YAKA gukora kuducano duciriritse turi hasi niba ufite agacano gatoya nkaziga ngo interview kugira ngo nawe wibone reviews uzamuke guso ngo YAKA ngo yateje ibibazo so kuki mwumva ko tutafatanya mugashaka gukurura mwishira c'est ça le problème que nous avons ici au Rwanda reka babwire ibi bintu yakavuze mbajyaga bancinda ngo tugukoresha ama interview wasinze uyu munsi uri tayari umeze neza ibintu uvuze nabyumvishe none nshaka kukubaza ikibazo hagati ya Medina de Ben na Bruce Melody ndashaka we YAKA mwana aba ari wowe uruca abanyarwanda bavuga ngo YAKA yavuze ngo aba nibo bantu barenze Bruce Melody de Ben na Medi abo bantu bagereranya ngewe ntabyo kugereranya nkunda Bruce Melody kubera ko nkunda just finish akira nimuna gukunda nawe uramukunda ko ngewe n'ibiganiro agenda atanga wumva ko mvuga neza nose umuntu mvuga nabi nka biriya bya Superman ndangiye nabivuga neza se adi yes Smith nawe reka mbikubaze muri ibyamamare bitatu mwegeranye hagati ya Bruce Melody de Ben na Medi ubundi ndakigusubizamo mu bice bibiri mu myaka yashize hari uburyo ki Medi na de Ben aribo bahanzi bari bakomeye bakora kabisa ubona ko bari mu kazi fresh mu myaka ya 2005 kugeza muri 2014 gutyo urabona ko bari fame cyane ariko mw'iyi minsi mw'iki gihe turimo mw'iyi myaka turimo urumva nkuko hari igihe Babuji yahitinze mu interview cyangwa se bamuvuga ariko umva naguciye mu ryo uvuga uze kumbaza na Diamond na Kofiro Medo okay narenye gusubiza bakabazo hari igihe Babuji yahitinze hari umwaka we yahitinzemo uwo mwaka we ntago twapfobya tuvuye ngo ntiyakoze sibyo yarahitinze ariko ubu ngubu yarazimye ubu YAKA ni uri hit sibyo thank you aha tugere rero kwabo bahanzi tudagiye ku bintu byinshi Medina de Ben ntibari gukora barazimye umuntu uri hit ni Bruce Melody uri gukora iki noneho YAKA yavuze ngo amashyari baba mufitiye amashyari niba yikubitira akaririmbo kakareba n'amamiliyoni baragira ishyari bavuga ati yimbwa bite byayo ukiraho ejo bundi nabonye umuntu witwa Dekati Babala umuntu witwa Jeskizo barice baravuga ngo Emi nabaye ikibazo buri muntu avuga ikintu ukuntu abyumva uko muri kuvuga gutyo nshobora kuvuga ko Medina de Ben nibo bazamuye industry nyarwanda kuri international kare nandi kureba music kuri Trace Music indirimbo ya de Ben ari ya 23 muri Afrika muri muzikunzwe ubu muri uko kwezi uri kubyumva so sasa ngewe nimba mvuga uko mbyumva nta kibazo kirimo ni nkuko na YAKA nawe wavuze ngo ngiye nkunda Bruce Melody please hari ikintu muri utajya utandukanye uje gukundwa no kwangwa ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo rero byose weburatse ibi bintu
ushobora gukora ikintu cyiza ushobora gukora ikintu cyiza ariko udakundwa so gukundwa biratandukanye ntayishingemo muyicane ibintu buretse gato muyishingemo oya urayicuritse iyi surprise wacu ni yewe Kiroso ibi bintu ntago nari mbizi happy birthday Kiro mwisakuza Kiroso bimeze bite umunsi mwiza w'amavuko bimeze neza natwe kuri Yawe TV ntago izi map twari tuzizi ukuntu zimeze sibyo Kiroso buretse garura iyo keke hano Kiro aba bakobwa bimeze Yesu we nesemi ibintu nibiki munkoreye iyo keke mutaza kuyimusiga yose mwaryaho uretse rero aka kantu nakabafana ba Yawe TV sibyo wowe gashireho hano no buretse nyine buretse oya ko kari kugwa wowe gashireho fresh mu bwanwa gafate neza fresh man ibintu nibiki wa Kiroso nanjye hano ku gahanga kawe uyu mutameno nanditseho yaka Yesu we eme ibi nibiki munkoreye so ibi bintu rero serie ntago nari mbizi wari uri kumwe na Smifu surprise nizere kumeze neza ariko kuna mukobwa urantugura gutya ntago ndi kubyumva iyi keke yihe Kiroso Yesu we yimuhe dukore interview Kiroso karetwa na Jano ndakuzana ngo dukore interview bisanzwe turakoze baranagutunguye Imana ishimwe yaka iyi keke wayibonye iyi keke rero ngewe sinzi ukuntu Kiroso rwose yanjyana hiti kubona abakobwa bamutungura bakamukubita surprise gutya muri interview mwana we umva birandenze n'ukuri kw'Imana birandenze we ese ko mutaye mwambwiye twari twebwe natwe biradutunguye Sereman izina ry'Imana ntago nari mbizi ntago nari se nanabitekerezaga yaba we embi warambwiye ngo tuje mu kiganiro none nibi munkoreye nimwigira hano aha neza Smifu ibi bintu byagufasha igihe kingana gute Ewana kabisa ni urugendo rurerure n'abakobwa bacu n'abasore bacu ariko keke birimo n'amafoto turabona ukuntu atangiye kuyagura kubera mwiza urumva ubundi wuje imyaka ingahe baba we umva oya ntago ari umukobwa ngo uragira isoni munsi nuje imyaka 30 30 ukaba utarara isura ufite irangana n'imyaka ufite neza uragara nk'umuntu ko mu rukobwa ntago nyamica imyaka yanjye uyu munsi niho nayujuje ufite ngaho ubwo ngiye mfite 36 ans mu gifaransa sart sexuel yes Happy birthday bro, happy birthday abakunzi ba Yawe TV. Umukobwa witwa umuntu yizanye rero rekaze muhamagaraze hano. Bamwita ni Fanny. Fanny ngwino hano. Ewe gadata we. Ngwino nkurebe. Shiko tutaranungura ko. Fanny bimeze bite? Shani po mani yemi. Umeze neza. Cyane rwose. Kirasuka buramupropoje. Oya kirasa inshuti yanjye sibyo? Murabizi kuri mwabonye nyine inkuru yacicikanye nterera ivi nkabyanga twaje kwiyunga nyine tuba inshuti ubu turi inshuti mufata nk'umusaza wanjye nta kibazo haje gushya uya ni inshuti yanjye bisanzwe Kiroso twebwe ari kintu tuvuga okay inshuti yanjye mi inshuti yawe noneho ngaho rero muri ya rap yawe imeze neza wowe na YAKA mwana mugiye guhita mukora collab aka kanya sibyo mumukubitira arabizi turamenyeranye ngo uhita umukubitira kakanu kakarap bamenye kari wowe shamani yemi man reka nkubwire cyakoze reka nkubwire man nge nago ndi muri man sinzi niki umbe nkubwire man YAKA sibyo washunyiyemeraho uvuga kuti koraho unyisese ibitangaza by'ibyo ugiye kungeza ubetse taje ku munwa uza kubura kugana nkugire inama uravuga ngo umusore ni wiki na aya la ko YAKA izibari mbabara umusubiza ngeringa ubushe kubakubwi
Ale Fanny nanga mwasi kitoko nga nalinga kayo. Fanny bebe sukari nga nalela kayo. Fanny wape. Fanny nipe wape. Man, no wanzaniye man. Ikibazo yakamani yakanyine. Nk'ibyo birandimbye ntabwo mbizi ngenzi cyangwa cyonyine. Yarakubwiye ngaragukunda. Oh, smam. Mwasi kitoko umugore mwiza. Fanny kitoko ariko ntuvuge ngo mwise umugore uri umukobwa mwiza. Uzamumime ko penza kitoko umukobwa mwiza. Ariko bibaye ngombwa ntutinye kamera nkubite akakisi kantu. We ntukame kumuntu. Oya buretse yakara kagusabye. Oya Emi. Yakara okay yakara hano twahuriye. Arantu buye. Wowe agusabye akazuko. Uyu munsi ni kuri Pasika. Buretse wumve. Uyu munsi ni kuri Pasika agusabye akazuko ka bizo. Wamusomye kwitama ko nakazu. Mani byibagirwe. Cyajye sinakangwaye se mani. Kamereze basi mu muyaga ugira ngo mwa. Oh. Yes. Aha. Yujuje imyaka merci beaucoup Smith ibi bintu bibahake n'abantu bake babikora iki ni ikintu kigaragaza urukundo mwabitekereje gute kubikora mbere nashimira Fanny nkashimira YAKA nkashimira Riete nkashimira Tito na KEZA wihishe nkashimira ba KEZA nkashimira ba KAKA nkashimira n'abandi bose bagize uruhare mu iki gikorwa bitwa ba Rufa n'abandi abo bose ni mbese byari biri gutegurwa utabizi utazi ngo bimeze bite ariko uyu munsi rero kuba bagukubise surprise ni iby'agaciro ejo yarabimbwiye ngo yavukanye n'umwana we ngo yavukanye n'umuhungu ubavukana muri famille noneho arambwira ati ndaza kumugurira akantu ndambwira ati none uze kumukorera ako kantu ndambwira ati iyi boro wamaye 5k nkagukorera keke kiwanjye nzikora bikagenda neza ariko byumva byaje kugenda gute ariko yakandi kujya mbona nashaka gushonaho ariko hano hari abasitari bagiye batandukanye KEZA wamba bari ukaza tukavugana KEZA wa YAKA KEZA nagajya asohoka wenyine asohokana na shusho be hagarara imbere y'umugabo oya hagarara imbere y'umugabo ke bimeze bite turi kunera isoni ibi bintu bifite ba nyirabyo ibi bintu mwebwe mwihangane ishyari mufite nyine tu murishyire ku ruhande ni KEZA wa YAKA umeze neza meze neza cyane urakomeye cyane harya ngo ni mwasi kiyo kitoko mwasi kitoko mwasi kitoko wa YAKA mubari kitoko shiri nangaya ngagwiki ntabwo nabisubira mubari kitoko shiri wa YAKA aravuze umugabo mwiza shiri wa YAKA niko avuze muringana asigaye aziringana rero mu minsi iri imbere uzadusanga Kinshasa kwa Kofi Olomide yes KEZA uri hano kuri no mugoroba ni ibyamamare bigiye bitandukanye ndi kumwe na Smith ni icyamamare niwe musore wijeya yasimbuye J Rwanda hari KIROSO papa cyanwa papa birombe turi kumwe na YAKA umusore ugezweho muri Kigali turi kumwe na KEZA wa YAKA umugabo ugezweho muri Kigali n'umudamu ugezweho muri Kigali bari mu isabukuru ya KIROSO KEZA ese ya YAKA ni ryari YAKA ntago ari uyu mwaka kuko uyu mwaka hariyo namukoreye ni umwaka utaha ahubwo yego umushinga afite imyaka 36 niyo afite nagakubeshya niyo afite ariko none ndabona n'inda yatangiye gukura tuzabatumira akana kari hafi KEZA umeze neza ariko yameze neza nta kibazo umuvandimwe yari afite anniversaire nubwo mageze nkererewe ariko nsanze n'ubundi bari kuririmba gusa byagenze neza rero turamwifuriza isabukuru nziza urumva nk'umuryango tuzuranye nk'inshuti ntabwo twari kureka kumuba hafi tuje nyine kugira ngo tumushyigikire mu gikorwa cyiwe yes YAKA amaze iminsi reka mbabarira nubwo turi muri anniversaire nari natangiye njijisha kugira ngo igikorwa kigereho amaze iminsi ari kwiheba ngo abanyakigali ngo bamuhaze we nka madamu wamubwira iki baguhaze gute bamararutswe ari nuguhararuka nibyo bagiye bavuga ngo hari igihe uba umusitari ariko nyine ukagira nyine abantu bakaguhaga ni mpamvu ugomba gukora kandi kantu gashyashya kugira ngo bakomeze bakwiyumvemo ntabwo bamuhaze ahubwo bakeneye akandi kantu gashyashya akora bivuze ngo hakenewe uruhinja rwa YAKA bese uko zasunyibutse ibuye ako kantu yes YAKA gira ikintu ubwira noneho KEZA uyu munsi ni kuri Pasika
wambaye neza, Keza yambaye neza, Smith yambaye neza, inkweto yakahagaze ni ibirombe, sinavuga ukuntu mbivuga. Gira akantu ubwira Keza none ku munsi wa Pasika. Pasika uzi icyo ari cyo? Pasika harya Pasika harya Yesu aba yavutse aba yatubabariye. Okay, ibya Pasika ntabwo mbisobanura. Yesu yazutse. Yazutse. Okay, icyo nakwifuriza Keza wa YAKA ndetse na KIROSO n'umuvandimwe turi kumwe, tuvukane na Yesu Kristo kandi dukomezanye na Jesus. Thank you. Thank you very much. Yes, rero hariya hari ibintu bateguye, hari ibintu bimeze neza, ndi kuhabona ibintu by'iminywere koko, yewe gadata we. Nukuvuga yuko tugiye gukata keke ya KIROSO. Smith, ugira ikintu ubwira KIROSO? Ni isabukuru nziza kabisa, ukomeza ukuri ejuru, ariko urumva imyaka ugezemo niyo kutwereka umugeni nkuko YAKA yamutweretse. Urumva ko ufite imyaka 30 utarashaka, abakobwa ba Kigali bagumiwe ni benshi, zana umugore rwose turabirambiwe. Naza n'umugore KIROSO rwose, ba Fanny barahari. Simi ko nari akabati, wowe uramufite? Ngewe ngewe naramubuza ariko ndacyashaka. Ariko ndamuzi, muvuge. Ariko muvuge kabisa. Genda atanerekana n'ifoto. Muri icyo kibazo cy'uyu mugabo atangiye, mwabagabo mugeze mu myaka 30 n'indi hejuru, nta bagore mufite koko. Abakobwa buzuye iyi si, abagore bari hano babuze abagabo, hari abapfakazi bari hano. Ariko se ko mwirengagije koko abagore barahari, abakobwa barahari babuze ababarongora. Mwarongoye koko. Amakori gukorwa, covid yararangiye, amakori gukorwa buri dimanche buri samedi. Mwarongoye koko. Barongoye. Ubu nge simfite madamu wanjye sejo bundi tukaba dufite umwana w'umuhungu uranga mugiye gusazira ubusa. Adi. Sibifu muvuge? Ndavuge izina. Muvuge. Yitwa Tetatuye ku Gisozi. Nibyo? Okay, urakoze. Ariko nyine biracyari muri process, nta byabaye nk'ibyarazambye, ariko mu nshakira umugore nanjye rwose ndongora. Ariko ikintu cyitwa baranga, mu nshakira umugore mbahaye akazi k'uburanga kabisa, umugore wo gushyira mu rugo. Ariko KIROSO nawe arashaje, urebe byanwa afite nk'ubahumye ko ufite umugore. Reka ibibazo nawe nabyo. Ibyo byanwa urabona murabizi. Shaka. Ibibazo nawe nabyo murabizi. Ngo ni mwemwe. KIROSO dusoza tugana ku musozi kugira ngo n'amasaha yabaye maremare. Dusoza agira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV n'abakunzi bawe muri rusange. Icyo nabwira abakunzi ba Yawe TV, ndahera hano. Ndashimira Smith, ndashimira YAKA na KEZA, Ariete na ba Fanny, abantu bose bari hano bantunguye, kuko negeze ahanga nta muntu hari, ahubwo nyuma ahantu baturutse bose ndabashimira cyane. Noneho by'umwihariko kaka ndamushimira cyane, kaka ni nyirabayazana. Ngashimira abakunzi ba Yawe TV nyine. Ibaze ibintu yari yamenye. Ariko mwankoze je numvaga ko ibyo bintu byarangiye rwose. Noneho umva reka tujye kurgira keke, ngiye ndashonje kandi mfite inyota. Reba urugendo ruvuye iwanjye kugera. Reka babafata agafoto. Noneho ngashima n'abakunzi ba KIROSO Film TV nyine ko baba uko badukurikirana umunsi ku munsi. Abakunzi ba Yawe TV bose nabo ndabashimira. Ikindi Fanny yarantunguye. Fanny araguporopoje. Fanny ibintu byabaye mwarabibonye. Ibintu byabaye mwarabibonye, ariko twabirengejeho turabyihorera. Ubu byararangiye, ariko noneho arantunguye kubera yuko KIROSO wari uri gushimira abantu tugana ku musozo. Ngenda bashimira cyane, kandi icyo nandi kuvuga nti Fanny arantunguye nyuma yo ko bira byabaye mu bibonye, ariko namuhaye imbabazi, twahanye imbabazi, tukaba dukora nyuma yabyo twadukorana muri KIROSO Film TV nyine bisanzwe, twarabaye inshuti zisanzwe ziraho duhurira mu kazi. Ariko arantunguye, nyeretse ko nyine ibyabaye byarabaye, twabaye inshuti bisanzwe biraho ngaho. Ndamushimira cyane nawe kabisa. KEZA ikintu navuga ngewe rumva ibyinshi nyirabyo nyirubwita byivugiye, gusa nshimishijwe no kuba nyine kuko hari ukuntu njye kuri umuntu surprise ugasanga yayimenye, ariko we byagaragaye ko byamutunguye, habuze gato bwararize.
gusa nyine namwifuriza kugira isabukuru nziza, ariko ubutaha ntago bigaragara neza iyo umusore agize anniversaire nta muntu uri haga abari kuri ruhande, nta muntu ufashe hano mu kaboko. Ubutazi yeranje wamutira waje wambwira inshuti yawe akayigutira, ngiye nicyo kintu nabonye kiburamo. Sawa, Imana ibaho umugisha, uzisubireho. Imana ibaho umugisha, mwakoze kuza, mwakoze kwemera comment review mu bihe bitoroshye. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mwirinde icyorezo cya COVID-19. Mutahe muji wanyu. Yari Yawe TV, ngiye nari Yawe. Imana ibaho umugisha, peace and love, happy birthday KIROSO n'abavandimwe mwese. Imana ibaho umugisha. Mujye kuri KIROSO Films, mukande subscribe. Smith, murakoze. Nanjye channel yanjye twa Filime Nyarwanda TV, gende mukore subscribe, mujye kuri Instagram yanjye Smith Rapper, mbere ku buryo bwo guterura ibyuma mukamera neza, inda nk'iya KIROSO mukayamagana, mukamera fresh. rero Imana ibaho umugisha, ndabakunda. Nyarukira kuri Instagram yanjye ukande following Yawe 2020, ugaruke kuri Instagram ya Yawe TV nabwo following, ubundi gahunda zigende neza. Imana ibaho umugisha, peace and love.